Aba ni abaturage batuye mu murenge wa Musanze ari nawo murenge umujyi wa Musanze uherereyemo umwe mu mijyi yunganira Kigali. Aba nabo mu kagari ka Cyabagarura bavuga ko bashima ko ubuyobozi bwabahaye umuriro w'amashanyarazi, ariko bagasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi ko umuriro cyabahaye cyawongerera ingufu, kuko ngo iyo hacanwa amamashini asya n'atunganya imbaho amatara ahita azima ndetse n'abakoresha za mudasobwa zikazima. Umuriro wa hano ni mukeya kubera ko hano dufite mashine nka desktop, dufite printer, ariko kubera hari hepfo hari abantu bafite ibarizo, iyo bacanye amamashini yabo hano umuriro niyo desktop yaba irimo kwaka ihita izima. Iki rero kikaba ari ikibazo cy'umuriro mukeya. Birashoboka kuko habigiye natwe ducuranze radio kumva radio irahindiye, ubwo twari tugira ngo wenda muzadusabire ubuvugizi kugira ngo umuriro bawongere, kuko nta kindi kintu umuriro wa hano wawukoreraho. Uyu uri hano uri kubona hano hejuru, nta kindi kintu wawukoraho usibye gucana itara gusa. Ntiwashyiraho imashini, ntiwashyiraho ntizogosha neza. Iba aba baturage barabihurizaho n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Cyabagarura ari niyo yita, nawe uvuga ko icyo kibazo gihari kandi gihangayikishije. Ni kuvuga ngo umuriro wegeraga saa 12 za nimugoroba, cyangwa se waba ucometse, urabona iterambere ry'umuturage rigomba gushingira kuri salon de coiffure. Iyo ahantu hageze umuriro ugomba kuhashyiraho salon de coiffure, kwashira urusyo rubeta amasaka cyangwa se ibigori, abasudira. Nta uwo muriro ntawo dufite hano. Yaba uyu muyobozi ndetse n'aba baturage icyo bahurizaho no gusaba ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG ko cyabafasha kubona umuriro ufite ingufu zihagije. Ubuyobozi icyo twabusaba nuko bazana transfo ifite ingufu yagaburira kano gace, umuriro ukaboneka. Urabona ko hari insinga za trifaze, ariko umuriro n'ubundi ugakomeza kuba muke, bigaragara ko ari ikibazo cya transfo itanga umuriro mukeya hano. Ubwo rero twasaba transfo yagitanga umuriro muri kano gace, bose bakabona umuriro nta kibazo. Ubuyobozi burebye ishusho y'umurenge wa Musanze, akagari ka Cyabagarura k'umwihariko, bakagaho umuriro baba batugejeje ku iterambere leta perezida wa repubulika yaba yifuza. Jason Munyanziza, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu karere ka Musanze, aramara impungenge aba baturage babwira ko abo ngabo bafite amamashini ko bagiye koherezwa bose mu gakiriro bitarenze tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12, ndetse akanavuga ko ibijyanye n'imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi nabyo bigiye kuvugururwa. Icyo kibazo turakizi, kiri no gukorwaho. Urabona kubera ko dutanga umuriro mbere abantu bari bakeya, n'ibyo bikorwa bikenera amamashini ntabwo byari byakabaye byinshi, kuko habaho kuba umuriro hari uduce ugaragara ko ugenda uba mukeya kubera ibyo bintu, ariko biri gukorwaho kubera yuko abo bose bafite imashini bubakiwe agakiriro kazashyirwamo umuriro ku itariki 5. Ibyo byose ibyo bikorwa byose bikemukiramo. Si ibyo gusa, kuko turi no gusubira muri network, aho ngaho hose hagiye habaho ubwiyongere bw'abaturage ku buryo umuriro ushobora kuba mukeya. Ubunyigire gukorwa, timu ziri kuri site hano muri Musanze, kugira ngo kubera ko n'ubundi tuzakomeza gukora ama extension kongera iyo miyoboro y'amashanyarazi ahari ibikoresho bidafite ubushobozi bwatuma dushobora kongera duhereye ku bihasanzwe. Gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG ngo nuko mu mwaka wa 2024 amashanyarazi azaba amaze kugera ku baturage ku kigero cy'100%. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.